urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuhuje kandi tubaha ikaze mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 27 mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku mibereho y'abarwaye indwara zidakira muri iki gihe cya COVID19, turebera hamwe uko bari guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwabo. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Muri iki kiganiro kandi muraza kumva n'agace ka 27 k'ikinamico Sigasira. Ntimujye kure radio zanyu. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Minisiteri y'ubuzima hano mu Rwanda itangaza ko 90% by'abantu bapfuye bazize icyorezo cya COVID19 mu Rwanda bari basanzwe barwaye indwara zitandura ziganjemo izidakira, akaba ariyo mpamvu hakenewe kongerwa ingufu mu kuzirwanya. Indwara hanini zivuga ko zidakira ni kanseri, diabete, umutima, sida n'izindi zikunze kwibasira abantu zikanabahitana. Twaganiriye n'abantu batandukanye barwaye izi ndwara maze batubwira uko bitwara muri iki gihe cya COVID19. Reka tubumve. Byarampangayikishije cyane kubera ko n'ubundi nari nsanzwe mfite ikibazo cy'ubwandu, ndavuga ngo noneho ubwo hateyemo ikindi kibazo nanone kandi umubiri wanjye ukaba ufite intege nke, ubu noneho rwose ubuzima burangiriye ahangaha. Bavuga ati ubu noneho ko ngiye guhura n'iki kibazo kandi nkabanywa n'imiti n'ubundi nta ntege nsanzwe mfite zikomeye mbega. None ubu ngubu koko ibi bibazo bije noneho turabigenza gute? Batwigisha uburyo tugomba kwirinda, dukurikiza amabwiriza tukabikora, ariko noneho nabwo ufite ubwoba ukumva ko bitashoboka. Sibye yuko nyine umuntu abyihanganira agakurikiza amabwiriza bavuze ukajya uguma mu rugo. Ubu ni ukuvuga ngo twirinda ingendo za buri mwanya, aho ugiye ukagendana agapfukamunwa. Uko nifashe se ko nagiye kwa muganga nta kindi wampa imiti, numva ni myinshi cyane, ndabandina indwara diabete, nkarwara umuvuduko mu mutima, nkarwara n'igifu. Impangarika iyo numva ndwaye mbabara, imitsi ndayifata nkagenda nkavuga uko ndwaye gusa. Bahangayikishijwe nuko bavuga bati nk'abantu mufite ubundi burwayi, mwafite ubwandu, ibagezeho mufite imbaraga nke n'ubundi uhangayika rero ko nuyirwara n'ubundi utagomba wenda kubaho, ariko batubwira ko umuntu yirinze ntacyo yaba. Mu by'ukuri nagize ubwoba kubera ko numvaga umubiri wanjye usanga mu intege nkeya kubera ko ndwaye indwara iri koronike idakira. Noneho n'ubundi nkumva ko icyo cyorezo kije kimfashe gishobora gufatana na cya cyorezo kindi, bityo nkaba napfa vuba. Rero ikibazo cya sima no kuvuga ngo indwara yanjye ngomba kuyitaho kubera ko isaha n'isaha ngomba gushira mu mwuka. Aho kupfa 19 umuntu ashaka kwirinda wenda akamara nk'iminsi kwambara agapfukamunwa, wowe nawe n'abantu ukamenya ko rebukara amazi meza n'isabune. Numvaga nk'ubuzima burangiye kuko numvaga uburyo yihuta, kuko bitangira batubwaga ko no gukora ku rugi uwayanduye yakozeho nabwo uhita wandura. Mu by'ukuri nkumva ko dupfuye dushize abantu dusanganywe indwara zibasira umubiri cyane. Nkurikiza amabwiriza batanga, ndirinda bishoboka, ubundi ngafata imiti neza nk'uko bikwiriye. Kwambara agapfukamunwa aho ngiye hose ndi buhurire n'abantu benshi, gushyiramo intera ya metero n'igice hagati yanjye n'undi muntu, kwirinda kuramukanya no gukaraba buri kanya kandi kenshi amazi meza n'isabune.
turabashimiye aba barwaye indwara zidakira ziganjemo izitandura badusangije uko bari kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwoherereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Uwizera Alivera ni umubyeyi utuye mu karere ka Gicumbi urwaye igifu kidakira. Avuga ko muri iki gihe yubahiriza amabwiriza yose yashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ngo kuko afite impungenge ko kiramutse kimugezeho cyamuzahaza. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yaramusuye. Kamuwa simba nkabuze kaba kahari. Uyu mwana kanjyana nawe agafata akambara. Nagera mu rugo ntakaraba hagakuramo nkabika. Yewe sinkubeshya nabyumvishije ndavuga nti njyeweho ndapfa. Nakutse umutima rwose ndagira igifu n'indwara ningeraho bikampuraniraho byose sindapfa. Ubwo noneho nkitwara neza ntikagapfukamwa bavuze sindajya nkakuramo. Nuko mugabo nkajya nkambara. Ariko indwara itazangiraho n'iki gifu ntabwo nabikira byose. Cyetse umwana wanjye adahari bwo nahitamo nabagira kwifata neza bakifata neza bakajya bambara n'agapfukamunwa bagakaraba pe bakakambara bakageza hano nta kindi ntayo ufite rwose no kwa muganga barasuzumye bashyizemo na bya bide bashyiramo basanga nta ndwara afite ariko nacyo kiranzengereza we. Ni imyitwarire avuga ko hayifashwamo n'umukobwa we Mukeshimana Ernestine. Tubwire uko wita ku mubyeyi wawe ndetse unabisanishe n'ubu mu gihe cya COVID-19. Cyakoze yabimujahaje cyane ajya kwa muganga bakamuhereza imiti yabayimuhereje rero kubera ari umukecuru njya mwibutsa kuyirya neza nkamukorera n'isuku nkamubwira n'ukuntu yitwara muri COVID akambara agapfukamunwa nkamwereka ukuntu azajya akaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune no kwirinda kujya mu bantu benshi. Nta nubwo akunda kujya mu bantu benshi akunze kuba ari mu rugo. Amutekera n'ibiryo akabasha gukoramo amushigishira n'igikoma mbese bisanzwe nta kindi. Arakoze Uwizera Alivera. Nawe uduteze amatwi dusangiza ukuri guhangana n'ingaruka za COVID-19 ubinyujije kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda itangaza ko ibipimo byerekanye ko virusi ya corona izahaza ndetse ikaba yanahitana ubuzima bw'umuntu usanganwe indwara zitandura n'indwara zidakira. Mu gushaka kumenya impamvu y'ibyo byago byo kuzahazwa na COVID-19 n'uburyo byakwirindwa, mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Dr. Uwinkindi François. Reka tubumve. Impamvu abantu barwara izi ndwara zidakira cyangwa indwara zitandura bazahazwa cyane n'ino ndwara ya COVID-19 nabishyira mu buryo bugera kuri butatu. Icyambere nuko byagaragaye ko iyi ndwara ya COVID-19 yibasira abantu bakuze cyane abantu bari hejuru y'imyaka 65 kuzamura kubera ko imbaraga z'umubiri wabo zo kurwanya indwara ziba zaragabanutse. Iyo rero ibagezeho ntibabasha kwirwanya nk'uko umuntu ukiri mutoya ayirwanya. Cya kabiri nuko izi ndwara zitandura nazo harimo indwara za diabete, indwara z'umutima, indwara z'impyiko, indwara za kanseri, indwara z'ubuhumekero nazo zigabanya cyane ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo nabwo umubiri uba utagifite ubushobozi buhagije bwo kurwanya indwara zitandukanye ndetse harimo n'ino ndwara ya COVID-19. Ubundi buryo navuga bwa gatatu nuko izi ndwara zitandura nazo akenshi zifata hahandi n'ino ndwara ya COVID-19 yibasira cyane nk'ibihaha. Usanzwe urwaye asima irafata mu bihaha, nimba rero usanzwe urwaye asima ibihaha byarangiritse bitameze neza urumva ko irakuzaza kurushaho. Nuko ino ndwara ya COVID-19 ubundi ni indwara itangirira mu myanya y'ubuhumekero ariko abagira indwara ikomeye cyane ibindi bice by'umubiri harimo impyiko, harimo umutima, harimo imitsi itwara amaraso. Navuga yuko rero nabwo iyo rero ihageze kandi n'izi ndwara nazo ariho zibasira haramaze kwangirika bituma rero wa muntu usanzwe usanganywe izi ndwara zitandura ino ndwara ya coronavirus imuzaza cyane ndetse akagira ibyago byinshi byo kuhitanwa nayo cyane ko imibare igaragara ku isi no mu Rwanda ndetse yerekana ko abari hejuru ya 80% ndetse kugera kuri 90% bahitanywe
n'iyi ndwara ya coronavirusi bari basanganywe imwe mu izi ndwara zitandura tuvuga, ndetse hakiyongeraho n'umubyibuho ukabije nawo wongera ibyago byo kuzazwa cyane n'ino ndwara ya COVID-19 ndetse ikaba yanaguhitana. Niyo mpamvu mujya mubona no ku maradiyo dutanga amatangazo dusaba abantu babana n'izi ndwara zidakira cyangwa indwara zitandura, ndetse bashyiramo n'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida, yuko bagomba kwitwararika cyane muri ibi bihe ndetse bagafata imiti yabo neza kugira ngo bagumye bagire za mbaraga, umubiri ugumye ugire bwa budahangarwa kugira ngo nibagira ibyago byo kwandura coronavirusi babashe kwirwanya neza. Muri kino gihe se cy'icyorezo umurwayi w'izi ndwara zidakira, w'izi ndwara zitandura yakora iki kugira ngo yirinde muri kino gihe iki cyorezo cya COVID-19? Ubutumwa nabaha cyangwa icyo nababwira nuko bo nimba abantu wenda batarwaye izi ndwara birinda mu buryo busanzwe wenda bakurikiza amabwiriza yashyizweho na leta yo kwirinda iyi ndwara, nawe dukunda kuvuga ngo bo bagombye kwirinda inshuro ebyiri kurusha abandi, kubera yuko nibo bagira ibyago nyine byo kuzazwa cyane n'iyi ndwara ya COVID-19 ndetse ikaba yanabahitana. Nuko tubasaba kwitwararika cyane kurushaho, bakirinda kujya ahantu hari abantu benshi, banagenda tukabasaba yuko bashyiramo intera ihagije, bakambara agapfukamunwa neza, bagakaraba intoki n'amazi n'isabune, cyangwa se afite uramutu usukura intoki wahandi sanitizer bakaba bawukoresha. Ikindi kintu cy'ingenzi tubasaba nuko bagomba gukomeza gufata imiti neza, kuko nubwo bwose yego baba barwaye izi ndwara, ariko iyo ufashe imiti neza, iyo ufata imiti neza, bituma umubiri wawe ugira n'ubundi navuga utagira imbaraga nke cyane, ku buryo harimo abarwaye iyi ndwara ya COVID-19 basanganywe izi ndwara barakize. Ariko nuko abakize nuko n'ubundi bari basanzwe bafite wenda umuvuduko w'amaraso arawufite, ariko afata imiti neza, ibipimo bye bimeze neza. Uruhare rw'abakikije umuntu ufite ubu burwayi bw'indwara zidakira, bw'indwara zitandura nuruhe? Twirinda ariko turinda n'abandi. So noneho nukumenya yuko abantu babana rero n'abantu barwaye izi ndwara zitandura, bafite intege nkeya, babana n'abantu bakuze, nuko bagombye kwitwararika nabo bagakurikiza izi ngamba. Rero nuko bafasha, twaba hafi, tukamenya ko imiti yabo bayifata neza, tukamenya ko nta kibazo bafite, baruhuka neza, ndetse natwe menya yuko babana n'abantu bafite imbaraga zitari nyinshi, bakirinda kwiyongera ibyago byo kwandura, no bakaba bananduza nabo babana kandi bafite imbaraga nkeya. Noneho bakanamenya yuko amabwiriza yo kwa muganga, imiti bayifite, ibipimo byabo bimeze neza, nuba nta kindi kidasanzwe twavuga aha ngaha. Arakoze Dr. Uwinkindi François, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira, turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro. Iyumvire igice cya 27 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Ruzindana avuye mu butembere akagera iwe asanga hari ikiriyo cy'abana be. Dansira we yibazaga niba amakimbirane ya Ruzindana na Mukesha Methode ataba yafitemo uruhare. Bimeze bitubu wicikwa. Ma, nta buroso bwanjye bw'amenyo wamboneye. Ahubwo se mbere yuko mbaza uburoso ejo warayiye. Iminsi nibaye ibiri. Ego ko mama. Naraye umunsi umwe wonyine. Nabwo nuko nabonye bunyiriyeho. Noneho iwawe w'umwana nari nasuye ngo twigane bambuza gutaha ngo batandaza muri stade. Nimugoroba rero bwo nza nsanga mwagiye mu kiriyo ndiryamira. Wa mukobwa. Ndakureba ukanshisha. Ntabirenze mama. Ariko disi bari abana barambabaje. Ntunyanduza ibyo bigiripe byawe gusa. Cyangwa uca inturusu wiyuki. Hanyuma rero jya kuri koperative Methode akomera imbuto y'ibishyimbo y'inyongera musaruro. Ndashaka kwitunganyiriza munsi y'uruko nkatera ibishyimbo. Ma, babera singusuzuguye rwose. Ariko iyi gripe yanciye intege neza. Reka muguhamagara kuri telefone zitahano zazihinga ejo. Ariko Ruzinda koko turi mu kiriyo none ubyutse wiyahuza inzoga koko. Maze rero nawe ujye mpa guhumeka muke. Use urirwa utarengo nukuri mu kiriyo. Ikindi zibyera inyoye nuko numvaga ntangiye kuzana akantu k'akagripe mpitamo kuzitse. Ndumva utabigira birebire rwose. Ubusobanuro si ngombwa kuko ndakuzi bihagije wa mugabo. Uzi ko wagira ngo wagize ibyago wenyine. Ubusa urupfu rw'abana banjye byewe urumva rutambaba. Ariko babazaho ikisi ahubwo ko wabaruhutse. Humura amadudu ntazongera kujya hanze batazaguseka.
na fisi ntazongera kumujyana ahagaragara atazagusebye. Utandakaza nkakora amakosa akomeye muke. Kwanza nitujya kuzana imirambo nuguhita dushyingura nta no byo guhuruza Rwanda. Nubundi nabo kuza baza gutwara ayo mazimwe yawe ngo ahaha ngo ninge wihekuye. Ni wowe nyine. Yatabi nkeke yawe se baba barigendeye. Mukesha wampaye amahoro kuko wampaye amahoro. Ukuntu umwana wanjye fisi yakomeje kuncira amarenge simenye ibyo ari byo. Umenye kandi ko ntakwemera kwitabara mfite abaturanyi. Mukesha ndabatumira baze dushyingure dukure n'ikiriyo. Mama, akira akagafuka kibikira karimo yambuta y'ibishyimbo y'inyongeramusaruro. Yo, nuko meto mereza. Nibyera no guhita mbirunda mu mufuka nkabijyana mu isoko nkareba ko twakuramo amafaranga y'ishuri ya Kayitesi. Nabyo ntabwo ari bibi da. Cyane ko tutazi igihe azatangirira. Tugomba guteganya. Ese ari araryamye ngo yumva atameze neza. Gripe yamwishe. Erega abayiriwe yiruka. Suko se. Iryo vumbi, umuyaga, yewe n'akataraza azakazana. Azanakazana. Usize ko mpamagaye izi saha. Alo. Meto. Karam. Byagenze bite se? Ni? Byakugendekeye bite? Guhumeka byanze. Guhumeka byanze? Byanze. Ye baba we. Nkorora. Nkorora nayo nuko. Ubanza ibyuririzi byazambuye. Nyaboneka n'abantu. Ngaho da nkusa ararembye. Kayitesi nawe gripe yabaye gripe. Uku kwitana ba mwana kwa Ruzindana na Mukesha se byo birakemurikira. Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Mwiyumviye iby'agace k'uyu munsi k'ikinamico Sigasira. Ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi kinamico, watwandikira kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0728 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Bakunzi b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho mu mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro tugezweho na Christelle Wikeza. Umwanya ni wawe Christelle. Urakoze Nicole Komikaze, nanjye bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ndabasuhuje. Reka duhere kuri Hakizimana Ezekiel aho yagize ati abafite indwara zidakira bagomba kwitabwaho by'umwihariko n'ababari hafi. Kirenga Evode we yagize ati abarwaye indwara zidakira uretse no kuba bafite ibyago byo kwandura COVID-19 n'imibereho yabo yarahindutse. Abababa hafi bagomba kubaganiriza byabarinda kwihiba. Nzabazimana Teresforo we yagize ati mfite nyogokuru wanjye urwaye asima ariko usanga yirinda kugeraho abantu bateraniye kubera impungenge zo kwandura COVID-19. Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati nishimiye insanganyamatsiko mukomeje kutugezaho ku bijyanye n'ibiganiro byo kubaka ubushobozi bwo guhangana na COVID-19. Nyandwi urakoze cyane. Dukomereze kuri Harerimana Jean Paul uherereye mu murenge wa Jabana aho yagize ati twebwe abantu tubana nabo dukwiriye gukomeza gushyira ingufu mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda byaturinda nabo bikabarinda kuko iyo COVID-19 bagezeho irabazahaza. Reka nsoreze kuri Nsengimana Eric uherereye mu karere ka Bugesera aho yagize ati uruhare rwacu ni ukubegera abafite izo ndwara zidakira. Muri ibi bihe tukabahumuriza aho kubatera ubwoba byabaviramo no kwiyahura. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko nawe udukurikiye ushobora kutwohereza ubutumwa bwawe ndakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo. Urakoze Christelle. Mboneyeho no gushimira mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ndetse namwe twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Tuzongere ku munsi w'ejo aho tuzaganira ku ruhare rw'impunzi mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mwakoze kubana natwe, nshimiye bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, mugira amahoro.
urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga ko ifata abasaza. ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.